telefone yanjye yari yazimye njya gushaka amakuru ashaka gusobanuza hagati y'ibintu bibiri kuko urumva hari ibitaramo bibiri Bruce Melody atakoze mu Burundi hari icya 2021 cyo muri covid hari n'icya 2018 nabonaga rero dusa nkaho turimo kubyitiranya hazamo confusion igitaramo kiri kitavugwaho rumwe ni icya 2018 kubera ko igitaramo cya 2021 cyo reka ndangize igitaramo cya 2021 cyo nta muntu gifite ikibazo kabisa niyo makuru mvanye mu nda y'isi navuga ko ni nko mvuye mu Burundi bavuga ko igitaramo cya 2020 rwose nta muntu ugira ikintu akimishizaho kuko cyahagaritswe na leta y'u Burundi by'umwihariko perezida Neva niwe donc wahagaritse ibitaramo mu gihe Bruce Melody yitegura kujya mu gihugu cy'u Burundi ubwo icyo ni cyari cya 2021 cya 2021 ni Neva ariko 2018 we ntago ari 2018 yo rero impamvu banabikomeje bavuga ko ari amafaranga badashobora no kuyamusonera abarundi bavuga ko inzego donc za muri interieur y'u Burundi bavuga ko impamvu igitaramo kitabaye byatewe n'u Rwanda bavuga ko u Rwanda icyo gihe ari rwo rwatumye donc rusa nkaho ari rwo rwarahagaritse urujya n'uruza rw'abantu hagati y'u Rwanda n'u Burundi bavuga ko abarundi bo nta kibazo bigeze donc atari donc bamuhagaritse kuza n'u Rwanda rwamuhagaritse kuza banabishinga hagati bavuga bati niba hari umunyarwanda umufitiye impuhwe amuha amafaranga niba na leta y'u Rwanda imufitiye impuhwe yamwoherereza ava ahangaha yaduhaye kuko nimwe mwamuhagaritse mutuma ataza mwahagaritse urujya n'uruza hagati y'ibihugu byombi mutuma ataza gutarama abarundi bo rero bari very firm baravuga bati aya mafaranga Bruce Melody atayatanze ntabwo ashobora kuvaha baravuga bati ntibinashoboka ko yagenda wenda mu imodoka isigare ngo tuyifatire no atayatanze ntabwo avaha kuko ntabwo kiri ikibazo cya Bruce Melody kiri hagati ya Bruce Melody na Tuse gusa ni ikibazo cyamaze navuga ko cyamaze gufatwa na polisi y'igihugu ibarizwa muri ministère de l'intérieur urumva ubwo na prosecution ni nka kumwe byari bimeze mu Rwanda tugifite ministeri y'umutekano w'imbere mu gihugu yari bumbiye hamwe polisi niyo yari ifite polisi y'igihugu icyo gihe na prosecution mu Burundi rero nuko bimeze ubwo rero Bruce Melody ikintu cyonyine kiribuze kumukura mu Burundi no gushaka uburyo cy'amafaranga aboneka akayatanga hanyuma bakamurekura namara kuyatanga sasa noneho kubera ko igitaramo cyamaze ibitaramo yarafite le 2 na le 3 byamaze guhagarikwa ku buryo buri official hashobora abantu bo mu Burundi bambwiye ko hashobora kuza kuba protest abaturage bakigaragambya bamuhagarika ku muhanda noneho bamwishyuza ko atabataramiye kandi bari baguze amatike you see nikirangira hitezwe ko nyine hari itazamo ikindi kibazo cy'igitaramo yagomba gukora le 2 na le 3 araza kuba atakoze urumva ko mu by'ukuri harimo ikintu kimeze nka grudge ikintu cy'inzika ikintu cy'umujinya cyo gushaka gukanda Bruce Melody ngo bamwumvishe mu gitondo ni amagaba abavuga ko ari ikibazo kiri politike kuko byari obvious bavuga bati Bruce Melody ntabwo yataramiye hanga yaraduhombeje ariko ubu nanjye ntangiye kubona ko ashobora ko harimo inzika ziri politike inzika political grudge kuko nyine urumva niyo bazanamo ngo igihe agomba kuza gutarama ni leta y'u Rwanda yatumye ataza kuko niyo bahagaritse urujya n'uruza urumva deja harimo nyine izo harimo donc ikibazo kiri un peu politique ubwo rero nukureba uburyo biraza kurangira niba munyakazi araza kubona uburyo noneho yakemura ibibazo by'amafaranga hanyuma akaza ariko sofa u Rwanda rufite amaboko munyakazi afite abantu miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda ngira ngo nicyo giteranyo cya yose abazwa ngira ngo noneho akaza kumvikana nabo yagomba donc nabo yagomba gutaramira ubwo nibyo turaza kureba noneho uko biraza kugenda asante sana
thank you Lorenzo.